baje kuba bagira ikibazo cyo kuba basubirishwamo kuba bakora wallet yabo muri Pi cyangwa se muri Minimate checklist, ndagira ngo uyu munsi wa none mbabwire yuko ni ikibazo rusange, ntago ari ikibazo cy'umuntu umwe wenyine, kuko itangazo baje kuba baricisha kuri X ya Core Team baza kuba batubwira yuko hari abantu bagiye bagira ama wallet cyangwa se bagiye bakora wallet, bamara gukora wallet zabo bashyiramo ariya magambo 28 passphrase, bamara kuba bazishyira muri Pi network yabo, rero bakaza kuba bazisangiza abandi bantu, ku buryo ushobora gusanga passphrase yawe atari wowe wenyine uyifite, ifitwe n'abandi bantu. Rero uyu munsi wa none baje kuba batanga itangazo banyuze kuri X cyangwa se ku cyitwa Twitter, baza kuba babwira abantu yuko bashobora kuza kuba basubira muri Minimate checklist, bakaba baza kuba wareba niba Minimate yawe checklist niba hari icyahindutse cyangwa se niba hari ukundi kuntu bimeze. Ariyo mpamvu uyu munsi wa none nongeye kugaruka ngira ngo nkwereke uburyo uri buze kuba wareba niba wallet yawe yaba yahindutse, bakaba bagusaba kuba wakongera kuba wayihindura ugashyiramo indi, cyangwa se bakaba barimo bagusaba kuba waza kuba ureba koko niba wallet yawe ariyo ya nyayo ufite. Rero reka tube twarebera hano ku tudomo dutatu, uri bwinjira hano ku tudomo dutatu, mumara kwinjira hano ku tudomo dutatu murabona yuko muri rusange ko n'uburyo twajyaga twinjira muri Pi network yacu tugiye wenda kuba twareba kuri Minimate cyangwa se tugiye kuba twareba n'izindi programme muri rusange, urabona yuko byarahindutse. Hari abantu babibonye, hari n'abantu bashobora kuba babibonye uyu munsi wa none batari barigeze baba babibona. Ari nayo mpamvu mboneraho kubwira umuntu wese wamenye uyu mushinga wa Pi network yuko ugomba kuzajya uzamo kenshi ukaba wareba icyagiye gihinduka muri setting ya account yawe. Noneho rero niba ufite Minimate, niba warakoze KYC cyangwa se niba ushaka kuba waza kuba wareba niba Pi yawe nta kibazo ifite, account yawe nta kibazo ifite, wowe uri buze winjire hariya nakweretse mu tudomo dutatu, ubundi uhite uza hano muri Minimate checklist. Ahangaha urahita winjira hano muri Minimate checklist, ubundi uze ube wahafungura. Numara kuba wafungura ino Minimate checklist, ikintu uri buze kuba wasangaho, uri buze kuba wahita uhinguka kuri uru rukuta. Noneho rero uru rukuta numara kuba waruhingukaho, urabona yuko step ya mbere yadusabaga kuba twakora download ya Pi browser. Iyo ukoze download ya Pi browser yawe ikaba iri hano muri telefone cyangwa se iri aho mu mashini, step ya mbere iba icyatsi. Step ya kabiri rero bakakubwira ngo create wallet. Ahangaha rero iyo umaje gucreate wallet niyo uhita uza ugasanga iyi wallet iri hano hehe, hano muri gatatu. Ahangaha muri gatatu bivuze ngo niba wallet yawe ahangaha muri gatatu, muri gatatu niba wowe urimo kugarukamo kwinjiramo, nonaha niba winjiyemo ugasanga hano muri gatatu harimo ibara ry'umuhondo, bivuze yuko wowe wallet yawe yuko nawe ifite ikibazo, ugomba kuza kongera ukaba waza hano muri kabiri. Wamara kujya muri kabiri ugacreate wallet, noneho wamara gucreate wallet ukahita usanga hano muri gatatu rwose harabaye gutya. Abantu bose rero bari buze kuba basanga ahangaha muri gatatu wallet zabo hano muri gatatu barakuyemo ibara ry'icyatsi bagashyiramo ibara ry'umuhondo, uhite umenya yuko nawe uri muri ba bandi baje kuba bavuga bafite ama wallet afite ikibazo. Hano nuza kuba washyiramo hano wallet muri gatatu, ukaba wamara kubikora, uri buhite uza hano hasi kuri kane, urahita uza hano kuri kane uri buhite uba wagira ute, urahita ukonfirm, urafata ya wallet iri hano uyikonfirming. Numara kuyemeza ubundi uhite uza hano ukoremo lockup. Rwose abantu mutakoze lockup ahangaha barabwira yuko uri buze kuba wakora lockup. Ahangaha uraza ukore lockup. Numara gukora lockup rero ikintu kiri buze kubaho, ubwo urahita uba urangije, kuko nuza gusanga hariya muri gatatu harimo ibara ry'umuhondo risa nka gutya, uze kuza rwose kumenya yuko nawe uri mu bantu ama wallet
konti yabo yanzwe cyangwa se bamaze kubona yuko amapasifezi yawe ushobora kuba warayanyanyagije ku karubanda, hari abandi bantu bazifite, rero bakaba bagusaba kuba wakora indi pasifezi cyangwa se indi wallet y'ibanga uzi wowe nta wundi muntu uyizi. Rero muri ino video reka mbonereho mpite nongera nereke abantu akantu gatoya dusubiye inyuma, reka nereke hano abantu akantu gatoya cyane. Ahangaha akantu gatoya ngiye kwerekaho abantu ni akantu gatoya cyane. Tugarutse ahangaha muri P-Day, ahangaha hejuru muri aka kantu kariho akantu kameze nk'agakeke, nababwiye yuko muri video yabanje naberetse uburyo iyi step yose ikorwa, ariko noneho uyu munsi wa none ndashaka kwereka abantu uburyo bashobora gukora izi quiz kugira ngo nawe ino quiz nuza kuba wayikora ukaba watsinda, nawe uzabone nawe uzabe wabona ino badge ya P-Network bagiye kuzaha abantu bakoze ino quiz. Ndagira ngo nawe uzi kuza kuba wareba uburyo ibi bintu bikorwamo. Uri buze hano muri start quiz, uraza ufungura hano muri start quiz, numara gufungura hano muri start quiz ikintu uri buze kuba wasangamo, uraza kuba wasanga izi step zino ebyiri zisabwa kuba zarangira. Rero ahangaha igisubizo, ahangaha uri buhite ushyiramo quiz twatangiye kuba twayikora, ahangaha igisubizo hano uri buhite ushyiramo, ahangaha urahita ukandamo A, numara gukanda A urahita umanuka uhite ukora hano submit. Iki nicyo gisubizo cya nyacyo. Noneho numara kuba wakora ino A, urabona yuko ahangaha hahise havivuka, noneho urahita usabwa kuba wakora noneho iyindi step. Igisubizo cya mbere twabonye ko ari A, hano naho igisubizo cya kabiri turi buze kuba twashyiramo B, turaza kuba twashyiramo B, noneho naho dukore submit. Numara gukora submit, ikintu kiri buze kuba cyabaho nuko ahangaha urabona yuko bihita birangira. Wow, good, congratulations. Urabona ko ahangaha step zose uko ari 3 ziruzuye, ahangaha maje kuba nazikora, ariyo mpamvu abantu mwese mutagomba gucikwa n'ino quiz, kuko iyi quiz izatuma baba baduha amabadge cyangwa se babe baduha nyine amabadge igihe ibi bintu byose byarangiye. Urabona yuko ahangaha byamaje kuba birangira, wenda tuvuge urabona ko ahangaha rwose step zose nazirangije. Ubu ngubu icyo nsabwa ni kuvamo hano. Numara kugera hano umaje kuza tuzi step, uri buhite uvamo usubire inyuma, kuko urabona yuko hano nta yindi step uba wemerewe kuba wakora iyo ahangaha izi step uko ari 3 zamaje kuba zakuzura. Ubwo rero bivuze ngo ahangaha ubu ngubu twamaje kuba twahita twinjira mu bantu bagiye nabo kuzahabwa amabadge nyuma y'iminsi mikeya. Tuzagarukamo hano, nitugarukamo hano twararangije, kuko ziriya zose twazirangije, twe turindiriye kuzabona yuko tuzasohoka mu bantu bazaba bamaze kuba batsindira ino badge y'ahangaha kuri P-Network. Ibi nabyo nituba twamaje kuba twabitsindira tuzaza tubibereke neza akantu ku kandi. Nk'uko bisanzwe nitosode baba, kora subscribe ubundi ukore no kunzogera, kandi nongera kubwira abantu yuko ushobora kwinjira ahangaha muri message cyangwa se aho bandikira comment, ukaba wanyandikira ukambwira icyo wifuza kuba utanakubwiraho, kuko ngiye buri comment yose ndayisoma kandi ndayisubiza. Iyo wanditse ndaza nkasoma nkanasubiza. Ariko nongera kuba nabwira abantu yuko niba ushaka kuzajya umenya uburyo ushobora gukorera amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga, atari ngombwa ko ugomba kwizirika ahantu hamwe, ahubwo ugomba kuzajya winjira ahangaha kuri ino WhatsApp channel cyangwa se ukinjira muri WhatsApp group, ubundi tukaba twakubwira ibindi bigo bigenda bitanga amafaranga y'inguzanyo, amafaranga, ibintu nyine nk'ibyo bijyanye n'amafaranga. Nk'uko bisanzwe rero komeza ugubwe neza, kandi muzajye mwibuka ko ino P-Network ari umushinga w'igihe kirekire ariko uzatanga amafaranga. Ejo ni heza. Ciao ciao.